Ushobora kuba uri umusore cyangwa umugabo uri mu rukundo n'umukobwa umukunda cyane, ariko ukibaza niba nawe agukunda nk'uko umukunda. Hari igihe amagambo n'imyitwarire ye bishobora kugufasha kumenya ukuri kuri uwo mubano wawe n'uwo mukobwa, bikagufasha no kuba wafata icyemezo cy'uko ugomba kugenza gake muri urwo rukundo rwanyu. Byaba na ngombwa ukaba wanaruvamo hakiri kare mu rwego kugira ngo utazababara. Akaba ari nayo mpamvu muri kino kiganiro hari ibimenyetso bigeze kuri 7 nabateguriye, bimwe muri byo cyangwa byose bishobora kuzakwereka ko umukobwa muri kumwe mu rukundo atagukunda, cyangwa se n'uwo mushobora kuzakundana icyo gihe atazaba agukunda. Guhaye ikaze ngiye nk'ibisanzwe ugutegura nkanakugezaho di Ernest. Wibuke kuba wakora subscribe niba utarayikora. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka yuko umukobwa atagukunda nuko atazaba ashaka kumarana igihe nawe. Kimwe mu bimenyetso by'ibanze bishobora kukwereka ko umukobwa atagukunda nuko ahora ashaka kwirinda kumarana igihe nawe. Umuntu ugukunda akenshi aba ashaka kubona umwanya wo kuganira nawe, kumenya uko umeze no gusangira nawe mu bihe bitandukanye. Ariko iyo ahora afite impamvu zo kutabonana nawe, akenshi akaba ahitamo kuba ari ahandi hantu kurusha kuba ari kumwe nawe. Noneho waba unamukeneye byihutirwa, akenshi ntaguhe umwanya. Ni ikimenyetso cy'uko uwo mukobwa ashobora kuba atagukunda. Gusa ni ngombwa kutihutira gufata umwanzuro w'icyo wakora, kuko haba hari n'izindi mpamvu zishobora gutuma umuntu akuburira umwanya. Urugero, ashobora kuba afite akazi gatuma ahora ari busy cyane. Ni ngombwa rero kubanza gushishoza ikimutera kutakubonera umwanya, ukabona wenda kuba wafata icyemezo cy'uko ugomba guhagarika urukundo rwanyu. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko umukobwa muri kumwe mu rukundo atagukunda, niba umukobwa atazagaragaza ko yishimira kuba ari kumwe nawe. Umukobwa ugukunda akenshi agaragaza ko yishimira kuba hafi yawe, akishimira ibiganiro mugirana ndetse n'igihe mumarana. Ariko iyo ubona ahora adashishikajwe no kuba muri kumwe, ntagaragaza ibyishimo iyo muri kumwe, cyangwa kumva ko kuba ari kumwe nawe ari umutwaro kuri we, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko atakwiyumvamo cyangwa atagukunda. Ko rero numubona ariko kwitwaraho gutyo, uzashishoze mu rukundo uri kumukunda ube warugendamo gake gake. Ikintu cya gatatu kizakwereka ko umukobwa muri kumwe mu rukundo atagukunda, nk'igihe muri kumwe azajya ahora avuga cyane ku bandi basore nk'abo yigeze gukundana nabo, wumve ko nyine ari kukugereranya nabo. Hani hahandi uzabona ko umukobwa muri kumwe mu rukundo ibiganiro bye byinshi bihora bishingiye ku bandi yabonye ko bafite ibintu byiza kurusha ibyawe. Uyu mukobwa rero bigaragara yuko atagukunda. Ukwiye no guhita uhagarika urukundo vuba na bwangu, kuko ni ikintu gishobora no kukubabaza. Ubundi umuntu ukunda undi bya nyabyo amukundira uko ari, akamukundira ibyo afite, akamwereka ko amwubashye atamusuzuguje abandi. Yego, birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga ku bandi ibyiza babonyeho, ariko iyo bishingiye ku kugereranya n'undi mu rukundo, noneho akaba ari ibintu uwo muntu ahora agarukaho, nuko nyine nta rukundo afite uwo ari gukoreraho igereranya. Ikintu cya kane kizakwereka ko umukobwa atagukunda ni wa wundi uzajya ubona adashishikajwe no kumenya ubuzima bwawe bwite. Kimwe mu bintu byerekana ko umuntu agukunda by'ukuri ni igihe uwo muntu akunda kugira amatsiko y'imibereho yawe bwite. Ari nabwo uzajya uhora wumva ko akunda kuba yakubaza ibibazo byerekeranye n'ibyo ukunda, ibyo udakunda, ubuzima bwawe waba warakuriyemo. Akakunda kukubaza ku nzozi zawe, intego zawe, imigambi ufite. Akaba yakubaza ibyerekeranye n'umuryango wawe n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwawe bwite. Rero umukobwa ubona adakunda kukubaza ibibazo bwite by'ubuzima bwawe kugira ngo amenye byinshi bikwerekeyeho, ni ikimenyetso cy'uko atagukunda. Ahangaha ushobora kubona umukobwa uri kumwe nawe mu rukundo ahora ashishikajwe gusa n'ibyo umuha nka gift cyangwa n'amafaranga, ariko ntabe yanakubaza n'umunsi wa rimwe ibyo ukunda kurya, akazi ukora, cyangwa kubaza uko umunsi wagenze. Uwo mukobwa rero wasariye uri guha gift wowe uzi ko agukunda, bigaragara yuko we atagukunda. Ugomba kugenza gake izo gift uri kumuha cyangwa n'ibindi bintu uri kumuha kugira ngo utazababara. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka ko umukobwa muri kumwe mu rukundo atagukunda ni umukobwa nk'igihe muri kuganiraho kugira ngo yumve ibyo uri kumuganiriza cyangwa ibyo uri kumubwira, agakunda kuba yarangariye muri telefoni cyangwa no mu bindi. Umuntu ugukunda cyangwa kwiyumvamo arangwa no kuguha umwanya we wose, agashishikazwa no kumva ibyo umubwira kandi akagira uruhare nawe muri icyo kiganiro. Niba rero uri umusore cyangwa umugabo uri kumwe mu rukundo n'umukobwa, ariko ukabona buri gihe uko uteruye ikiganiro uri kumwe n'uwo mukobwa hari ibyo ushaka ko muganiraho, umukobwa akakujyana sinye, akaba akunda guhita yigira kuri chat n'abandi, kwirebera video, cyangwa agahita yigira kwivugira kuri phone,
ni ikimenyetso kindi kikwereka ko uwo mukobwa atakwiyumvamo. Ushobora kubibona ukavuga ati buriya aba afite nka gahunda wenda nk'iz'akazi zituma ahora kuri fone, ariko se kuki abikora ari uko mugiye kuganira? Kandi nubwo yaba afite akazi gatuma ahora ari busy, ari umuntu ugukunda arabikubwira. Kandi ntabwo umuntu yagira akazi kenshi cyane ku buryo atakubonera n'iminota 2 byibuze ngo mube mwaganira. Ubwo rero niba utajya gushishoza kino kimenyetso ndakurabuye, nukibona 1, 2, 3 uzahita uhagarika uwo mubano wawe n'uwo mukobwa ngo kugira ngo udakomeza kwisuzuguza. Ikimenyetso cya 6 kizakwereka ko umukobwa muri kumwe mu rukundo atagukunda, ni umukobwa udashaka ko umukoraho iyo muri kumwe. Buriya umukobwa ugukunda bya nyabyo ashimishwa n'uko aba ari hafi yawe mwegeranye, ukaba wamukoraho cyangwa ukamufata ku bice bitandukanye by'umubiri we. Wenda ukaba wamufata nko ku rutugu, ukamufata mu ntoki ze n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni ibintu bishobora gushimisha abakobwa benshi. Ariko iyo uri kumwe n'umukobwa atagukunda, uzabyerekwa n'uko azajya ahora akubuza kumukoraho, ahubwo nuko wamwegera bikaba intambara. Ukaba wowe nyine umukunda umwifuza iruhande rwawe, ushaka ko hari nk'ibyo muganiraho mwegeranye, ariko we agashaka ko muganira witaje, wenda nta n'ikindi kibazo cyihariye kibimutera. Iki rero ni ikindi kintu cy'ingenzi gishobora kukwereka ko atagukunda. Ikintu cya 7 ari nacyo nasorezaho mu bintu bizakwereka ko umukobwa mukundana atagukunda, ni uko aba adashishikajwe n'iterambere ryawe. Bivuze yuko umukobwa ugukunda by'ukuri arangwa no kwishimira iterambere ryawe, cyangwa akishimira kubona utera imbere, akifuza ko yagufasha mu bikorwa byawe n'iterambere ryawe, cyangwa akifuza kugufasha kugera ku nzozi zawe. Wa wundi uzumva ko ibyo gutera imbere kwawe bitamurebaho na gato, ahubwo hakaba hari n'ubwo aba arwana no kugira ngo umwihere amafaranga n'ibindi bituma ahora asa neza, ni ikimenyetso kindi cyiza kizakwereka ko atagukunda. Niba wenda ushaka gutangira business cyangwa kwiga ikintu gishya, ariko ukabona uwo mukobwa ubaye nk'ubimuganirizaho ukabona ntabishaka, wenda ku rundi ruhande we ashaka ko ayo mafaranga wayamuha akimeza neza, uzamenye ko uwo mukobwa atakwifuriza ibyiza, ukaba wanahagarika n'umubano mwari mufitanye. Ngayo nguko bimwe mu bimenyetso nabateguriye bizakwereka ko umukobwa muri kumwe mu rukundo atagukunda. Ndagushimiye we twabanye muri kino kiganiro. Iyo wagikunze ntugende udakoze like, subscribe no gusangiza kuri bagenzi bawe. Tubane mu bindi biganiro.